bavandimwe TV. Aye, aye, bavandimwe. Nongeye kubasuhuza kandi mbahereza ikaze ahangaha kuri iyi channel yacu ya Bavandimwe TV, twigiraho ururimi rw'ikigande ndetse n'ibindi bintu byinshi. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe isomo nk'iri ngiri. Ese wari wajya gusaba akazi ukakabura bitewe no kutamenya ururimi uvuga? Uyu munsi tugiye gukemura icyo kibazo, kuko uyu munsi tugiye kurebera hamwe buryo ki wasaba akazi mu rurimi rw'ikigande maze bikemera. Niba iyi video rero ikuryoheye, banza ukande kuri subscribe cyangwa se ukande kuri share no kuri like. Mbere ya byose nibyo bintu tugusaba maze tugakomezanya. Reka twikomereze rero. Ni buryo ki ushobora kujya gusaba akazi maze bakakaguha? Wakoresha ayahe magambo mu rurimi rw'ikigande? Nta yandi n'aya ngaya. Banza ukore kano kantu maze tugendane. Okay, urakoze gukanda kuri aho hantu. Reka rero twikomereze n'uburyo ki ushobora gusaba akazi maze bikemera. Ukigera aho ugiye gusaba akazi, narakubwiye ngo ubanza gukoresha aya magambo: Jebareko sebo. Jebareko sebo, uwo ni umugabo. Yaba ari umugore ukavuga ngo jebareko nyabo. Jebareko nyabo, uyu ni umugore. Iki kintu ni icyitonderwa, niyo mpamvu mbanza kukivuga cyane. Jebareko nyabo, jebareko sebo ni icyitonderwa, niyo mpamvu nkikurikirana cyane kugira ngo ubanze ukimenye. Mu Bugande ayo magambo niyo tubanza nko gusuhuza cyangwa se kuramutsa umuntu. Nuko nawe ati kale nawe jebare. Kale nawe jebare, ubwo nawe aba agushubije ati jebare. Iri jambo risobanuye ngo jebare, wakoze, cyangwa se ni nko gusuhuza umuntu ati waramutse cyangwa se wiriwe. Ni nko gusuhuza umuntu mu buryo busanzwe. Waramutse turavuga ngo wasuzotya, wiriwe wasibyotya. Ariko iyo uvuze rino jambo riba rikubiyemo ya magambo yose. Waramutse, wiriwe, byose biba bikubiyemo. Jebareko, wakoze imirimo wakoze yose uba uyimushimiye imirimo yakoze. Jebareko, uba uyimushimiye. Nuko nawe akagusubiza ati jebare. Kale nawe jebare. Azahita kubaza kuko ari ubwa mbere akubonye, tukuyambe tutya sebo. Kale nawe jebare, tukuyambe tutya sebo. Uyu ni umugore. Ndagira ngo dukoreshe umugore n'umugabo bari kuganira. Wowe uri umugabo uri gusaba akazi, umugore ari kugusubiza tukuyambe tutya sebo. Ubwo abakubajije ngo tugufashe gute mugabo, cyangwa se tugufashe dute. Tukuyambe tutya, tugufashe dute. Tukuyambe tutya, tugufashe gute. Umukozi uzamusubiza ati mbadde nzize okusaba omulimo. Mbadde nzize okusaba omulimo. Nali nje gusaba akazi. Mbadde nzize okusaba omulimo. Nali nje gusaba akazi. Bosi nawe azagusubiza ati osobola kukola omulimu ki? Osobola kukola omulimu ki? Ese ushobora gukora akahe kazi? Osobola kukola omulimu ki? Ese ushobora gukora akahe kazi? Umukozi amusubiza ati nsobola okwoza engoye.
nsobola okwoza engoye, nsobola kumesa emyenda, nsobola okufumba emmere, nsobola okufumba emmere, nsobola guteeka ebiryo, era nsobola n'okulongoosa oluggi, kandi nsobola n'okuboneza imbuga cyangwa se gutunganya imbuga gukorera imbuga, era nsobola n'okulongoosa oluggi. Boosi amusubiza ati, okakasa by'oyogedde byonna obisobola? Okakasa by'oyogedde byonna obisobola? Uri kuvugisha ukuri ko ibintu by'uvuze byose wabishobora cyangwa se wabikora? Umukozi ati, iye nnyabo nkakasa, iye nnyabo nkakasa. Umukozi ati, iye nnyabo nkakasa. Yego mugore ndabishoboye, cyangwa se yego bosi ndabishoboye. Umugore ati, leero bba wange taliiwo, genda okomewo enkya omusisinkane. Leero bba wange taliiwo, genda okomewo enkya omusisinkane. Uyu munsi umugabo wanjye ntawe uhari, genda uzagaruke ejo muhure. Uyu munsi umugabo wanjye ntawe uhari, genda uzagaruke ejo muhure. Umukozi ati, kale nnyabo siiba bulungi. Umukozi uzasubiza ati, kale nnyabo siiba bulungi. Yego mwirirwe neza, yego mwirirwe neza. Nuko ube usezeye bosi wawe wari uri gusaba akazi. Iri somo ndumva rigiye neza kandi amagambo tuyavuze neza muri ubu buryo. Mu gihe uzaba uri kuvugana na bosi wawe umubwira nk'uku nguku, agusubiza nawe umusubiza, ndi kumva akazi uzakabona kandi uzaba ugasabye neza cyane. Ubwo rero twari turi mu gice cya mbere cy'uburyo wasabamo akazi. Ntuzacikwe n'igice cya kabiri cy'uburyo wasabamo n'ubundi akazi, cyangwa se waganirizamo nyokobuja cyangwa se bosi wawe mu gihe muzaba mwamaze guhura. Mwari kumwe nanjye Deo MC, ninjye tubana aha ngaha kuri iyi channel yacu ya Bavandimwe TV. Ntugende udakoze subscribe. Reka tuzahure mu isomo ry'ubutaha. Bye bye.